Tekereza ibi ngibi, uramutse ubyutse mu gitondo kare, hanyuma hanze hakaba hakonje cyane, ibyatsi bitangiye kugenda bizana urume, ndetse n'ibiganza byawe bikaba bitangiye kugenda bikonja kugenda usohoka hanze. Uko ugenda wegera imbere ukabona akazu gatoya kandi gakozwe mu birahuri. Ufunga umuryango wako, mo imbere hakaba hashyushye cyane, ndetse nta n'ikintu gishyushye kirimwo, nta n'umuriro urimo, gusa hashyushye. Ndetse igitangaje, icyo kizu gikozwe mu birahure, kikaba gihinzemo inyanya, kokombure ndetse n'indabo zirimo ziraraba, ndetse n'imboga zisanzwe ziteye kandi zuzuye buri hamwe. Wajya hanze ugasanga ibihingwa bimeze nk'ibyo ngibyo byatangiye kugenda bikonja cyane, ndetse bitangiye kugenda bipfa. None ibi ngibi ukeka gute ko bishoboka? Ni gute icyo cyumba cyangwa se iyo nzu ikozwe mu birahure yashyuha cyane, nta n'ikintu gikoreshejwe kugira ngo hashyuhe, ndetse nta n'itanura rigiye ririmo? Ni gute se urumuri rw'izuba rudafite ibara cyangwa se ngo rube ruhumura cyangwa se ngo rugire ikindi kintu rukora kuri ibyo bihingwa, kuri gutuma icyo cyumba gishyuha cyane, ndetse bigatuma ibihingwa bitangira gukura? Ni gute se ibihingwa byashyuha cyane kuri urwo rugero kandi ntihagire ikibazo biteza mo imbere ngo naho hashyuhe? Uyu munsi tugiye kuba twamenya kimwe mu bintu bitangaje mu bihingwa byakozwe kugira ngo umuntu abashe kuba yarokoka, kabone n'aho ikirere kitaba kiri kumwemerera kuba yahinga ibihingwa runaka. Iki ngiki tugiye kuvugaho ni green house, cyangwa se inzu zikorerwamo ibijyanye no kuba abantu bahinga. Rero turaza kurangiza iyi video wasobanukiwe neza impamvu abahinzi bakoresha ubu buryo, ndetse n'uburyo babikoreshamo, ndetse n'ukuntu iyi nzu cyangwa se zino nzu zifashwa mu buhinzi, zifasha abantu kuba barokoka ibihe by'inzara mu gihe izuba cyangwa se imvura yabaye iba ikibazo ku buzima bw'abantu. Ntabwo ukeneye kugira ngo umenye siyanse cyangwa se ngo ube umuhinzi usanzwe ubimenyereye. Icyo ugomba gukora gusa ni ukugumana nanjye kugera iyi video irangiye, kuko uraza kumenya green house neza icyo ari cyo, kandi ntabwo uzongera kujya ureba ikirahure cyakoze ishusho y'inzu bahinzemo imbere ngo bikugireho ikibazo. Inzu zose urajya ubona zikozwe mu birahure kandi zijyanye n'ubuhinzi, nta kibazo zirajya ziguteza kuva uyu munsi. Dutangire n'ikibazo cyoroshye. Ubundi ibihingwa bikenera iki kugira ngo bibeho? Mbere na mbere tekereza ngo uramutse uhinze nk'urunyanya hanze y'inzu, wakenera iki kugira ngo icyo gihingwa kizakure? Abantu benshi bakunda kuvuga ko gikenera amazi, kandi ni ukuri, kandi gikenera urumuri rw'izuba, nabyo ni ukuri. Banavuga ko bakeneye kwangeramo ubutaka bwiza, kandi nabyo ni ukuri. Gusa abashakashatsi bavuga ko ibihingwa bikenera ibintu byinshi kugira ngo ibihingwa bibe byakura. Mbere na mbere bikenera urumuri rw'izuba kugira ngo bukore ibiryo byabo, kandi bikenera amazi kugira ngo bibe byatwara nutrients, bikenera carbon dioxide iva mu mwuka, bikenera minerals ziva mu butaka, kandi ikindi kintu gikenewe cyane ni temperature. Temperature ni ikigereranyo cy'ubushyuhe n'ubukonje ikintu runaka gifite. None tekereza, wowe uramutse uri nk'ahantu hejuru y'umusozi wambaye t-shirt, uko bigaragara kose uzakonja kandi ntabwo uzumva utekanye uriyo, uzatangira gutetema cyane birushijeho. None tekereza nk'urunyanya narwo ruramutse ruri muri situation nk'iyo ngiyo urimo, urumva ntabwo rwabaho neza, kuko mbere na mbere ntabwo urwo runyanya ruzambara ishati cyangwa se ngo rwambare ikote cyangwa se ngo rwambare ikindi kintu gishyushye, ruzaguma aho ngaho rwatewe. Rero bivuze ngo ubukonje nibugabanyuka cyane, icyo gihingwa kizakonja bishoboka, ku buryo noneho bizatangira kugera kuri situation aho rwakwisanga rwanapfuye. Kandi none nihakonja cyane, nako nihashyuha cyane, bizaba ikibazo. Iyo rero igihingwa gitangiye gukonja cyane, ubundi bimeze nk'uko nawe wafata icupa ry'amazi ukaba warishyira muri freezer. Uko bigaragara rizaturika, kubera yuko iyo ufashe ikintu ukagishyira muri freezer cyane, amazi agakonja, atangira kongera ingano y'ikintu arimo, bityo icyo kintu kikaba cyaturika. Rero nawe utekereza igihingwa kirimo kiri ahantu hakonje cyane, cells zayo zizatangira kugenda zikonja, ndetse n'amazi arimo imbere atangiye gukonja.
kandi uko akonja cyane azatangira gutuma sezi zitangira kwiyongera mu bugari, bityo sezi zirangiye zituritse. Kandi ibi ngibi bishobora kuba byatuma n'ibimera ubwabyo bitangira guturika, amababi atangira gucika intege, ndetse n'ibimera yaba n'imizi ndetse n'ibindi byose bigiye bigize igihingwa bigatangira kugenda bigwa, bityo ikimera ubwacyo kikisanga cyapfuye. Gusa nubwo tubivuze gutya, n'ubushyuhe bwinshi si bwiza. Tekereza nawe uri mu butayu mu ma saa sita, uzatangira kugenda ugira ibyunzwe byinshi kandi ugira icyaka cyinshi. Aha ngaha uzaba ushaka ahantu h'igicucucucu wajya kugira ngo wunge ubwo bushyuhe bukabije. Gusa igihingwa kiramutse gihuye n'ibyo ngibyo cyo urabizi ko nta kintu cyakora, kizashyuha cyane ndetse gitangire gutakaza amazi mu twanya dutoya tugize ikibabi twitwa sitomata. Tekereza sitomata nk'utwenge dutoya umuntu asanzwe ahumekeramo, kandi uko ibibabi bikomeza gutakaza menshi bitangira kugenda byoroha, ndetse kandi bitangira kugenda biba nabi. Ibi bikaba byatuma igihingwa nacyo ubwacyo gipfa. Rero ibimera bimeze nk'umuntu, iyo bikonje cyane biba ari bibi, kandi iyo bishyushye cyane biba ari bibi. Rero ibi bimera bikurira ahantu heza hafite temperature irimo hagati no hagati. Gusa bikakomeza kuba ikibazo ku bahinzi kuko ntabwo bagena uko ibihe by'ikirere bigenda. Nimba itumba rije kare, ibihingwa bishobora kuba byapfa kuko nyine byatangiye kubura ibyo bikenera mu gihe cya nyacyo. Ubundi ku myaka ibihumbi bishize abahinzi babagaho bashingiye kuri kamera. Gusa kamera rimwe na rimwe yarabafashaga, ikindi kigiye ntibafashe ikabatenguha kandi ntibaga bagena uko babihindura. Naho abantu rero batekereje ngo byagenda gute atwe twiremeye ibihe by'ikirere. Muri icyo gihe cyo kurema ibihe by'ikirere bavugaga ko batagiye kubiremera isi yose kuko ntabwo bari bubishobore, ahubwo ibyo bihe by'ikirere bakabiremera ibihingwa byabo. Iki gitekerezo rero nicyo bakoresheje kugira ngo babe barema ubuhinzi bukorewe mu nzu, ibyo bise green house. Gusa hano hari ikintu gitangaje. Ni gute inzu ikozwe mu birahure ishobora kuba yagira isi itandukanye cyangwa se ibiyitangaje ibikizengurutse bitangaje uburyo utakwiyumvisha, ku buryo isi yo hanze n'iyo mu nzu biba bitandukanye kandi ikintu kibitandukanyije kinini ari ibirahure. Kugira ngo dusubize kino kibazo turaza kumva ikintu gitangaje. Ikintu gitangaje ni urumuri. Urumuri niko rukora bino ngibi. Muri video rero uraza kuvamo byose wabisobanukiwe. Ngende Fabrics. Mbere ko dutangira kumva igituma greenhouse ishyuha, mbere na mbere ka tubanze tumenye kandi twumve neza ikintu duhora tubona buri munsi: izuba. Izuba iyo rirashe rimurikira inzu zacu, ibiti, imigezi, imihanda ndetse n'uruhu rwacu. None ujya wibaza ngo ubundi urumuri ni iki? Abantu bose batekereza yuko urumuri rw'izuba ari ikintu gusa gifasha abantu kuba bamurikirwa, mbese muri make urumuri abantu babona. Gusa urumuri rurenze ibyo ngibyo, kuko urumuri ni energy. Energy yitekereze nk'aho ari nk'ubushobozi bw'ikintu runaka butuma ibintu biba. Ubushobozi bwose tubona, bwaba bufasha imodoka kugenda ndetse ikintu cyose kuba cyabaho, haba na vandarateri kuba yakikaraga, ubwo bushobozi bwose bubaho nibyo twita energy. Haba bwa bushobozi bufasha batiri yawe kuba yakwatsa screen yawe binyuze mu kuba nyine telefone ikoresha batiri, gafata imbaraga ziva muri batiri ikaba yazikoresha yatse screen yawe. Ibyo byose bibaho kubera energy. Energy iramutse itabayeho nta kintu na kimwe twajya tubona kiri gushoboka. Rero twafata ko izuba ari nka sitasiyo y'imbaraga ihambaye cyane iba mu isanzure. Buri segonda izuba ryohereza energy nyinshi mu byerekezo bitandukanye mu isanzure, ndetse zimwe muri izo mbaraga yohereza zifata ibirometero 150 kugira ngo zigere ku isi. Gusa hano hari ikintu gitangaje. Nubwo izuba riherereye mu birometero 150 uvuye ku isi, urumuri rwo rugenda iminota 8 amasegonda 20 kugira ngo rutugere ku isi. Bivuze ngo iyo urimo urareba urumuri rw'izuba turi kureba mu kirere,
uba uri kureba urumuri rwoherejwe minota 8 ishize. Urumuri rwari ruri kuva ku izuba ako kanya, rwa rumuri ruri kuva ku izuba ako kanya nagwo wakarubonye, rukiri kuza urarubona mu minota 8 igiye guhuza. Rero ujya utegereza iminota 8 niba ushaka kumenya urumuri rwa nyarwo uri kubona muri ako kanya, kuko urwo uri kubona muri ako kanya narwo urumuri rwahashize iminota 8 uvuye kuri icyo gihe urimo. Impamvu y'ibi ngibi ni ukubera ko urumuri rwihuta cyane, kuko urumuri rugenda ibirometero 300,000 mu isegonda rimwe. Kugira ngo tuguhe igitekerezo cya nyacyo cy'ukuntu urumuri rwihuta, tekereza ibi ngibi. Niba imodoka ishobora kuba yagenda ibirometero 100 mu isaha imwe, ngo byaza bifite imyaka 170 kugira ngo igende urugendo rwagendwa n'urumuri mu isegonda rimwe. Tekereza ibi ngibi. Nimba urumuri rushobora kuba rwagenda ibirometero 100 mu isaha imwe, bivuze ngo ruzafata nk'imyaka 170 kugira ngo rugende urugendo rwagendwa n'urumuri mu isegonda rimwe, nk'uko twari twabivuze haruguru. Ibi ngibi rero ushaka kubyumva ukumva bidashoboka. Nanone wakwibaza kino kibazo gitangaje. Niba urumuri rw'izuba ari imbaraga cyangwa se energy navuze, kuki umwuka uri mu kirere wo udashyuha iyo urumuri rw'izuba ruyinyuzeho? Kugira ngo byumve, tekereza nk'iyo uri munsi y'igiti. Ubundi iyo uri munsi y'igiti umwuka wumva uba umeze nk'uko wawumva uri ahantu hashyushye. Waba uri mu izuba cyangwa se uri munsi y'igiti, umwuka ugomeza umeze kimwe. Gusa iyo ufashe ku modoka ishyushye cyane cyane ya yindi y'umukara, ubushyuhe nawe burakwinjira ndetse ukaba bwanatwika ikiganza cyawe. None wakwibaza ngo ibi ni ukubera iki? Igisubizo kiroroshye. Ubundi urumuri rw'izuba ntabwo rwashyushya umwuka. Icyo ushyushya gusa, ushyushya ibintu runaka bifatika wakozeho. Tekereza urimo urateka ibiryo. Ubundi guteka ibiryo, mbere na mbere abanza ugafata nk'isafuriya ukayishyira ku mashyiga, hanyuma umuriro ubwawo wo ushyushya isafuriya. Isafuriya nayo ikaza kuba yashyushya ibyo biryo. Rero muri ubwo buryo n'urumuri rw'izuba ntabwo rushyushya umwuka, ahubwo rubanza rugashyushya ubutaka, ibikuta, ibimera ndetse na buri kintu cyose rumuritseho. Hanyuma ibyo bintu rumuritseho nabyo biragenda bigashyushya ikintu kibegereye nk'umwuka. Kugira ngo ubyumve mu buzima busanzwe, tekereza nk'abana babiri bahagaze ku butaka. Umwe akaba ari mu hantu harimo ibyatsi, undi akaba ahagaze mu muhanda w'umukara. Umwana kandi bose bari mu izuba rimwe. Nyuma y'isaha wa mwana uri mu muhanda w'umukara niwe uzavuga ko ari kumva izuba ryinshi kandi ashyushye cyane. None ibi ni ukubera iki? Ko izuba riri kubamurika bose kandi bose bari mu nce zitandukanye, gusa ahantu hegeranye. Ubundi twavuga ko ibitandukanye ari ibikoresho buri wese ahagazeho, kuko ahantu hijimye cyane hano h'umukara haba hakira urumuri rw'izuba cyane, bityo hakakira imbaraga nyinshi cyangwa se energy nyinshi ugereranyije n'ahantu wa mwana ari uri mu byatsi. Rero izo energy zavuye ku rumuri rw'izuba zitangira gushyuha cyane, bityo bigatuma ahantu umwana ahagaze ashyuha. Naho ahantu hatijimye cyane, wenda nk'ahantu h'icyatsi, hasubizayo urumuri cyane aho ruvuye, bityo urumuri rusigara rukaba ari rukeya kandi urwo rumuri rukaba rurimo energy nkeya, bityo bigatuma wa mwana uri ahantu hatijimye cyangwa se hadasa umukara watangira kumva adashyushye cyane ugereranyije na wa muntu uri ahantu h'umukara. Ubundi niyo mpamvu abantu baba ahantu hashyushye cyane bafata inzu zabo bakazisiga amarangi y'umweru. Ibi ni ukubera ko amazu asa umweru azasubizayo urumuri, akahasigana urumuri rw'izuba rukeya, kandi urumuri rw'izuba rukaba ruzaba rufite imbaraga nkeya cyane, bigatuma inzu ikonja. Ibi ngibi rero bitekereza muri green house. Nk'imbere hari itaka, hari ibimera ndetse hari n'amameza, amabuye ndetse n'ibigega by'amazi. Rero iyo urumuri rwinjiyemo
runyuze mu kirahure, gake gake ibintu bigiye birimo byose bizatangira kugenda bishyuha. Gusa hano hagasigara ikindi kintu gitangaje. Niba urumuri rwinjira runyuze mu kirahure, kuki rutahita rusohoka ngo rusubire iyo nk'uko bya bihingwa bisanzwe biri hanze byo urumuri rwahise rusubirayo, ahubwo iki gihe ugasanga urumuri rwagumyemo imbere? Ibi ngibi bigenda gute muri greenhouse? Kugira ngo byumve, tekereza uramutse ufunguye amadirishya mu gihe cy'izuba. Iki gihe ubushyuhe ntabwo buzaguma mu nzu nk'uko bisanzwe, bwa bushyuhe buzagenda. None ibi ngibi gute bitaba muri greenhouse? Igisubizo kiri mu buryo tutabasha kubona. Ubundi habaho amoko menshi y'urumuri. Hari urumuri tuba tutabasha kubona rwitwa invisible light, n'urumuri tubasha kubona rwitwa visible light. Ndetse kandi muri urwo rumuri tutabasha kubona habamo andi moko nk'urwitwa infrared radiation. Gusa izina nturyiteho. Ibi ngibi bitekereze nk'aho ari nk'urumuri rushyushye, ntabwo uba wabasha kurubona. Gusa nubwo utabasha kurubona urarwumva kuko nyine uba wumva ubushyuhe. Nk'urugero, niba warigeze wicara ahantu bari gutwika amakara, udafashe no ku muriro, umuriro bwawe utangira kukugeraho binyuze mu bushyuhe. Ubushyuhe wumva twabwita nka energy za infrared, cyangwa se rwa rumuri twavugaga rugenda rukugeraho ariko rwo rushyushye wowe utabasha kurubona. Rero na greenhouse zibaho akenshi zishingiye kuri uru rumuri ruba rushyushye ariko twe tutabasha kurubona. Rero urumuri rw'izuba rwinjira mu buryo bworoshye rukagera ku butaka, ku bihingwa ndetse n'ibintu byose birimo imbere, kandi ibyo bintu bikaba byafata urwo rumuri bikarugumana. Kandi iyo bitangiye kugenda gutyo hagashyuha mo imbere, bitangira gusohora rwa rumuri rwitwa infrared light, rwa rundi rushyushye ariko tutabona. Kandi iyo rushaka gusohoka, aha rero niho ikirahure kiba igitangaza. Ikirahure gishobora kwemerera urumuri kuba rwasohoka, rwakwinjira mu buryo bworoshye, gusa mu gusohoka biragorana. Kugira ngo ibi ngibi bitekereze, tekereza nk'isoko rifite umuryango munini wo kwinjiriramo. Abantu bashobora kuba bakwinjira mu buryo bworoshye, gusa mu gihe cyo gusohoka haramutse hari akaryango gatoya ko gusohokeramo, gusohoka byagorana. Kandi bigorana kurusha iyo abantu benshi ari abarimo imbere ugereranyije n'abari hanze. Rero na greenhouse ikora muri ubu buryo. Uko imbaraga zigenda zinjiramo cyane, uko zasohoka, n'imbere hatangira kugenda hiyongeramo ubushyuhe bwinshi cyane. Kandi iyo ubushyuhe bwinshi bwiyongeye, imbere hashyuha cyane kuruta wa mwuka urimo hanze. Kandi iyi ngiyi si maji, si amashanyarazi, si n'ibanga ry'ubushyuhe riba ririmo imbere. Iyi ni siyanse ikoresha imbaraga z'izuba tubona buri munsi kugira ngo tumurikirwe. Kandi kino gitekerezo ntabwo gifasha ibihingwa gusa, ahubwo kino gitekerezo gifasha n'isi yose kugira ngo igumane ubushyuhe bw'igihe kinini, kugira ngo abantu barimo ndetse n'ibinyabuzima birimo bibashe kuba byarokoka. Gutya tubivuze, biramutse bitabaho isi yajya ihora ikonje. Niyo mpamvu rero bituma iyo imbaraga zirimo imbere cyangwa se ubushyuhe bwinjiyemo imbere buba bwinshi kuruta uburi hanze, bityo ubushyuhe ntibusohoke cyane ugereranije n'uburi hanze bwakagombye kwinjira. Ibi bifasha kuba imwe imbere hashyuha kuruta inyuma. Rero muri iki gihe tugiye kuba twamenya mo imbere se muri greenhouse hazaberamo iki, se buri ray y'izuba cyangwa se buri murasire w'izuba ugira akahe kamaro iyo ugeze muri greenhouse ubwayo. Noneho tekereza utakiri umuntu, ahubwo uri urumuri rw'izuba. Urugendo rwawe rukaba ruva ku izuba rujya ku isi. Ndetse nk'uko tubizi, izuba akaba ari nk'umupira munini kandi ushyushye cyane bitangaje. Mo imbere harashyushye cyane ku buryo ubushyuhe burimo bungana na °C miliyoni 15. Uduce dutoya twitwa hydrogen atoms tuba twahurijwe hamwe kugira ngo twegerane cyane. Iyo twihuje cyane batwita helium, hanyuma tugasohora ingano nini ya energy abahanga bakunda kwita nuclear fusion. Izo energy zo zasohowe zivuye muri iyi process yakozwe,
zitangira urugendo rurerure ziva ku izuba zijya ku isi, ndetse kandi zigera ku isi zitakiri za energy twari tuzi, ahubwo zahindutsemo urumuri rw'izuba. Ngo rero ibuka ko wahindutse umurasire w'izuba, urimo uragenda unyura ahantu hijimye cyane mu isanzure, ahantu hatari umwuka, hatari umuyaga, hatari ibicu, mbese ahantu hatari ikintu kimwe gihari, kandi urimo uragendera ku muvuduko w'urumuri rw'izuba. Nyuma y'iminota 8 ukagera ku isi. Ubundi urumuri rumwe rugera ku nyanja, urundi rukagera mu mashyamba, urundi rukagera ku misozi, urundi rukaba rwakugeraho mu busanzwe. None wahindutse urumuri rw'izuba, umwe mu murasire yarwo. None ugeze kuri greenhouse, ya nzu ikuberamo ubuhinzi. Hanyuma ugeze kuri cya kirahure kigose iyo nzu. Abantu benshi batekereza yuko ikirahure gishobora kuba gituma urumuri rutinjira, gusa uko siko kuri, gusa kuko yaba atari ukuri ntabwo wakabaye ubasha kuba wabona urumuri rw'izuba urimo imbere mu kirahure, cyangwa se nka uri mu nzu ukareba urumuri rw'izuba uri mu idirishya. Ibirahure byemera urumuri rw'izuba kuba rwarunyuramo, ndetse kandi byihuse. Rero nk'aho wahindutse urumuri rw'izuba cyangwa se umurasire umwe mu rumuri rw'izuba, winjiye mu kirahure urimo imbere muri greenhouse. Munsi yawe hari ubutaka bwijimye kandi ugiye kubwinjiramo, kandi ikindi kintu gitangaje kigiye kuba, uraza kubura, atari uko wagiye, ahubwo kuko imbaraga zawe zafashwe n'aho hantu winjiye. Kugira ngo ubyumve, tekereza uramutse usutse nk'amazi muri situruwaya. Aya mazi ashobora kubura kandi nta ngaruka azaba yagiye, ahubwo nuko situruwaya yagumanyemo imbere. Rero n'ubutaka ni uko nguko burakora. Za energy cyangwa se za mbaraga zamanutse zivuye mu rumuri rw'izuba ziraza kuba zaguma muri ubwo butaka, kandi izo mbaraga ntabwo ziri buze kugenda, kuko energy ntabwo zijya zibura, ahubwo zishobora kuba zahindura uburyo zari zimezemo. Iza mbaraga zinjiye ziraza kuba zahindukamo ubushyuhe, aho kugira ngo zibe zagumye kuba ari urumuri. Aha rero niho dusanga ubutaka butangiye gushyuha, kandi ngaha twatekerezaga ari nk'aho ari umurasire umwe w'izuba winjiye mu butaka, kandi wibuke yuko ari amabiliyoni y'imirasire y'izuba amanuka ajya mu butaka. Bivuze ngo ubutaka bwawe buraza kuba bwashyuha cyane. Gake gake ubutaka buragenda bwiyongera mu bishyuhe, kandi nk'uko tugeze kubisobanura mbere, uko ubutaka bugenda bushyuha niko buragenda bushyushya n'ibintu byose bibwegereye, ku buryo ikintu cyose kiri aho ngaho muri greenhouse kiragenda gishyuha. Niba warigeze ufata ikirahure cyangwa se nk'ikindi gikosi kirimo icyayi, ntabwo byarinze bigusaba yuko ufata mukeya mo imbere kugira ngo ushyuhe, ahubwo ubushyuhe ubwabwo uzanyura muri icyo kirahure cyangwa se icyo kindi kintu ufite, hanyuma bukugereho mu ntoki. Ibi ni ukubera yuko ubushyuhe buva ahantu hashyuha bujya ahantu hakonja. Ese abahanga bafite itegeko ryabo bise ko ubushyuhe buva ahantu hakonje bujya hashyuha, nako buva ahantu hashyuha bujya hakonja. Ibi ni ukubera yuko ubushyuhe cyangwa se wenda nk'ubutaka buraza kuba bwashyushya umwuka uwegereye, hanyuma uwo mwuka uzamuke mu kirere. Numara kuzamuka mu kirere, undi mwuka urasanga wa mwuka ukonje uriyo, hanyuma wa mwuka ukonje usimbura wa mwuka ushyushye, bityo bitangire gutuma ahantu uri naho hashyuha. Rero ibi ngibi bigomeje kuba ni by'abahanga bita convection. Gusa iri zina nirize kuba ryagukanga. Tekereza uramutse utetse amazi cyangwa se ushyuhije amazi mu isafuriya, ubundi y'amazi ari munsi niyo arabanza kugenda ashyuha, hanyuma nyuma uko y'amazi ashyushye agenda arushaho kugenda ashyuha cyane, araza kuzamuka, hanyuma amazi akonje yo hejuru yo ubwayo amanuke, ndetse n'ay'amazi akonje nayo araza kugenda ashyuhe, kandi uko ibyo ngibyo bigenda bikora, ashyushye niyo agenda ajya hejuru, hanyuma akonje agenda ajya hasi. Uko rero aya mazi agenda kugenda akora ikintu kijyanye no kugenda azenguruka, yigenda yikaraga, niko twabivuga nk'uko umuyaga ubikora muri ubwo buryo kugira ngo ushyuhe. Ibi rero nibyo twise convection.
Rero wa mwuka urimo imbere ugomeza kugenda wikaraga, aribyo bituma ahantu bari cyangwa se muri green house mo imbere hagomeza gushyuha. None tekereza yaba nta nkuta zari zisanzwe zirimo imbere, umwuka ushyushye wari guhita ujya kure cyane bitewe n'umuyaga wari kuwutwara. Bivuze ngo ahandi twahingaga nta na rimwe hakuzagera hashyuha, ariko bituma za nkuta zituma wa mwuka ugumamo imbere, kandi ukaba watuma na wa muyaga uri hanze ukonje utinjira mu bihingwa ngo bikonjeshe. Niyo mpamvu rero green house zishoboka kandi zigatuma mo imbere hagomeza hashyushye. Hari abantu benshi rero batekereza yuko ibirahuri ubwabyo bituma mo imbere hashyuha, gusa uko siko kuri. Ahangaha aba ari nka 1/2 cy'inkuru, nabwo bakamenya inkuru yose ya nyayo. Ubundi biriya birahure biba byakoze nk'igikuta, icyo bifasha cyane cyane ni ugutuma wa mwuka wo gushyushya urimo imbere ugumamo aho kugira ngo ugende. Tekereza uramutse wambaye nk'ikote ahantu hakonje, ubundi ikote ntabwo ryo rizana ubushyuhe, ahubwo umubiri wawe uri gukora ubushyuhe, hanyuma ikote ryawe rigatuma ubushyuhe bwawe buguma aho ngaho, kuko iburinda kuba bwasohoka cyane ku muvuduko wihuse. Rero na green house ikora muri ubwo buryo. Izuba ryohereza imbaraga, hanyuma green house yo igafata izo mbaraga ikazigumana kugira ngo zifashe ibihingwa. Ngo reka tugereranye rero izo nyanya ebyiri, haba urwakuriyemo imbere n'urwakuriyemo inyuma, byose bizakira urumuri, ariko rumwe ruzaba rurimo imbere urundi ruri inyuma. Rwa rundi ruri hanze umuyaga uzajya ufata bwa bushyuhe uhita ubujyana kure, hanyuma bitume utagira ubushyuhe bwinshi buhagije. Hano bitangira rero gutuma cya gihingwa kiri hanze gitangira kugenda gikura gake gake, ariko muri green house mo imbere hari ubushyuhe bwinshi buhagije, ndetse kandi umuyaga uhari ni mukeya. Aha rero n'igihingwa kirimo imbere gitangira gukomeza gukura kandi kimeze neza ugereranyije na cya kindi kiri hanze. Niyo mpamvu rero tugomba gusigana isomo ryiza yuko burya ibihingwa ntabwo bikenera urumuri rw'izuba gusa, ahubwo bikenera ahantu heza ho bwakoresha urwo rumuri rw'izuba mu buryo bumeze neza. Rero iki nicyo green house ifasha, kiba cyarabuze ku isi mu buzima busanzwe. Green house ikora ahantu hatuje, hatekanye, hashyushye ndetse harinzwe cyane, bityo bituma ibihingwa bikura vuba bifite ubuzima bwiza kandi bugira umusaruro uhagije. Gusa uretse gato, none nimba green house zikurura ubushyuhe bwinshi, ubu bushyuhe ntabwo bwatuma ibihingwa bitangira kuba byashya, bityo bikaba byatuma ibimera bitangira gupfa byishwe n'ubushyuhe. None kuki ibi ngibi bitaba? Ibi ni ukubera yuko abahinzi nabo bize uburyo bwo kugenzura uburyo temperature cyangwa se ubushyuhe n'ubukonje bugomba kuba bumeze, ndetse kandi bungana n'imbere muri ya green house yacu. Bimeze ko wagabanya ubushyuhe cyangwa ubukonje mu nzu imbere yawe. Rero ibi ngibi nibyo tugiye kuba twamenya muri kino gice kigiye kuba cyakurikiraho. Ubundi ukomeje kumva ndi iFabrics. Aka kanya rero tumaze kwiga isomo rihambaye kandi ryiza, uburyo green house ifatamo urumuri rw'izuba ikarugumana, bityo bigatuma ibintu byose birimo imbere nk'ibihingwa ndetse n'ubutaka n'ibindi byose birimo imbere bishyuha. Ubwo rumuri ruba rwahindutsemo ubushyuhe, bityo ubwo bushyuhe nabwo bukagumamo imbere, kandi bya glace cyangwa se bya birahure byari biri inyuma bimeze nk'ibikuta bigatuma bwa bushyuhe budasohoka cyane, ndetse n'umwuka wo hanze utinjira cyane wa wundi ukonje. None hano hasigaye ikindi kibazo, ngo ibihingwa nigomeza gushyuha buri munsi, ese ni gute bitazashyuha ku kigero kibi kugera aho bihiye ndetse bikarangira bipfuye? Tekereza uramutse ufite imodoka yawe hanyuma ukayisiga hanze ku izuba kandi inzugi zose ukaba wazifunga, nugaruka ugafungura umuryango umwuka uvamo imbere uraza kugukubita cyane ku isura, ku buryo ndetse nufata no ku mapine naho urumva hashyushye. Ndakeka abantu benshi baba barigeze babibonaho. Rero ni imodoka imeze gutyo muri ubwo buryo tuvuze, imeze nka green house yacu twahoze tuvuga. Iyo urumuri rwinjiye runyuze mu madirishya, mo imbere harashyuha cyane.
kubera ko nyine amadirishya ndetse n'imiryango ifunze, ubushyuhe buraguma imbere cyane. Ibi byaba bimeze nko kuba wafata nk'urunyanya ukajya urisiga, urunyanya rurimo ruramera ukajya urusiga mu modoka yayindi twavuze yasigaye hanze, uko byumvikana ntabwo izigera ikura neza. Urwo runyanya kugira ngo rukure neza ahubwo bizarangira ubwarwo runahiye bitewe n'ubushyuhe. Ubundi ibihingwa bikenera ubushyuhe ariko ntabwo bikenera ubushyuhe burengeje urugero. Ibimera byinshi bikenera ubushyuhe buri hagati ya °C 20 na 30 mu gihe cy'umunsi. Rero iyo ubushyuhe butangiye kurenga icyo kigero, hatangira kuvuka ikibazo gikomeye cyane, kuko ibihingwa bitangira kugenda bitakaza amazi igihe kinini cyane kandi ku muvuduko mwinshi. Noneho uzasanga amababi atangiye kugenda yuma ndetse n'ibihingwa bigatangira kugenda bikura gake gake, noneho aho kugira ngo bikure ku muvuduko wari usanzwe. Iki gihe niyo usanga indabo zitangiye kugenda zigwa hasi mbere yuko zitangira gukora imbuto. Kandi iyo ubushyuhe butangiye kumera nk'aho bitangiye kuba bwinshi ku buryo burengeje urugero, ibihingwa niho bitangira kwisanga byapfuye. None abahinzi ni gute bakemura kino kibazo? Kandi igisubizo ubundi ni ikintu cyoroshye cyane ku buryo nawe ushaka kuba wagitekereza. Bityo bakora gusa ni ugufata ubushyuhe bumwe bakareka bugasohoka, imwe imbere hagatangira kugenda hakonjamo gake gake. Ubundi kuri greenhouse zigezweho wabibonye haba harimo nk'amadirishya ari hejuru cyangwa se utundi twenge duto tugiye turimo twitwa venti. Kugira ngo ubyumve, nk'iyo utetse mu gikoni wafunze isafuriya, umwuka uva hasi mu isafuriya uzamuka hejuru. Rero iyo nta kintu kiri hejuru, icyo gihe igikoni gitangira kugenda gishyuha cyane, kandi hejuru ugasanga nta n'akantu wafunguyeyo cyane cyane nka venti cyangwa ikindi kintu cy'idirishya, bityo umwuka ugomamo imbere, hanyuma noneho bikarangira icyumba cya gikoni cyawe urimo gitangiye gushyuha birengeje urugero. Ariko iyo ufunguye idirishya umwuka utangiye kugenda usohoka gake gake. Rero na greenhouse ni uko nguko ikora. Kandi wibuke ibyo twari twize kare, umwuka ushyushye urazamuka. Bivuze ngo rero muri greenhouse itangiye gushyuha cyane, wa mwuka utangiye kugenda uzamuka. Rero iyo venti zo hejuru zifungutse, umwuka utangira gusohoka. Kandi muri icyo gihe umwuka ukonje utangiye kugenda winjira unyuze mu twenge duto two hasi. Aha rero niho umwuka ukonje utangira gusimbura umwuka ushyushye, bityo bigatuma imbere hakonje. Ibi ngibi rero biba abahanga babyise ventilation. Iri zina ntirigukange kuko ubundi ventilation bisobanura ko wafata nk'umwuka ukonje cyangwa se undi mwuka usanzwe ukawinjiza, hanyuma umwuka ushyushye urimo imbere ukawusohora. Imeze nk'ibyo wakora uramutse ufunguye amadirishya ari nijoro mu gihe wumva hashyushye. None tekereza turamutse tugeze muri sama kandi ari saa sita hashyushye cyane. Ziriya venti twavuze ntabwo ziba zifite akamaro kanini, kuko nyine na hahandi ubushyuhe bugomamo imbere. Niyo mpamvu rero abahinzi batangiye gukoresha vandarateri z'amashanyarazi, kandi izi vandarateri ubundi ntabwo zongera ubukonje, ahubwo zifata wa mwuka ushyushye zikawohereza cyane, bityo ugasohoka birushijeho. Abahinzi rimwe na rimwe bahambaye cyane ndetse bafite ama greenhouse manini, bakoresha vandarateri nini cyane zihuha umwuka ushyushye ziwusohora, hanyuma umwuka ukonje ukinjira. Gusa abahanga bamwe na bamwe b'abahinzi bakoresha n'ubundi buryo butuma bino bishoboka. Bakoresha ubundi igicucucucu. Nk'uko tubimenyereye, nuko izuba ryawe rimeze ute kwicara munsi y'igiti, nubwo umwuka waguma ushyushye wowe utangira kwiyumva nk'aho umeze neza kandi nta gushyuha bikabije. Rero greenhouse zimwe na zimwe bashyiraho imyenda ituma habaho igicucucucu, kandi icyo gicucucucu kikaba kiraza guhuza gufasha wa mwuka kuba wasohoka umushyushye, kandi mo imbere agomeza hameze neza nta kibazo. Uko haje izuba rikeya cyane mo imbere, niko n'ubushyuhe butangira kugenda bugabanyuka. Biba bimeze nko kwambara ingofero mu gihe cy'izuba.
kuko nyine igihe cy'izuba izuba rikomeza rikaka uko bisanzwe, gusa wowe ukumva ukonje kuko wagabanyije urwo rumuri ruri kukugeraho. Kandi reka tuvuge ikindi kintu abantu tugeze batekerezaho cyane ari cy'amazi. Nimba warabyitayeho ngira ngo ubona ko iyo imvura irangije kugwa utangira kumva ukonje, cyangwa se wenda nk'iyo wenezeho amazi utangira kumva ukonje. Iki gihe niyo amazi atangiye guhinduka, wenda amazi akaba yahindukamo nk'umwuka, ifata bwa bushyuhe bwawe wari ufite ikabujyana kure. Ibi ngibi rero abahanga babyita evaporation. Ibi ngibi kugira ngo bigerageze, fata amazi amwe uyashyire mu kiganza cyawe runaka, wenda nk'icy'uburyo, hanyuma mu cy'ibumoso ntihagire amazi ushyiramo. Hanyuma nurangiza ufate bya biganza byawe bikungute mu kirere. Iki gihe uraza gusanga cya kiganza kirimo amazi aricyo kiri kumva gikonje. Kugira ngo ibyo ngibyo bishoboke, nuko amazi arimo arashaka kugenda ahinduka umwuka, kandi kugira ngo abikore nuko kugenda kwiba ubushyuhe buri mu mubiri wawe. Kandi uko ugenda utakaza ubushyuhe nuko nawe utangiye kugenda wumva ukonje. Ibi ngibi rero nibyo biba mu green house. Aha rero niho bafata uburyo bwo gufata ibitonyanga by'amazi bakagenda babirekurira mu muyaga ndetse no mu mwuka, bityo bigatuma nk'imbere hatangira gukonja. Ibi ngibi nibyo bita evaporating cooling. Niyo mpamvu burya abahinzi bashobora kuba bahinga n'imboga mu gihe hashyushye cyane cyangwa se mu nce zishyuha cyane. None tekereza uri umuhinzi, hanze hari dogere 38, hanyuma mo imbere muri green house yawe harakonje cyane. Buri saha uri kugenzura ubushyuhe uko bungana, buri guhindura. Byashyuha cyane ugafungura amaventi, cyangwa se ugatangira kugenda ufungura amafani yawe cyangwa se vandarateri, cyangwa se ugashyiraho wa mwanya utuma haza igihu, cyangwa se rimwe na rimwe ukoresha misting system, cyangwa se bwa buryo twabonye bwo gukoresha amazi. Mbega mu magambo makeya, ntabwo ujya ureka kwita kuri green house yawe buri gihe. Bigwa wita ku buryo ahantu imezemo kugira ngo hatagira ikibazo uhura nayo. Iyi niyo mpamvu rero abantu bavuga yuko green house ikora ikirere cy'igikorano. Ntabwo ari ukuvuga ko bahinduye bya bihe by'ikirere biri hanze, ahubwo bo bakoze isi yabo, aho umuhinzi agenzura ibihe bya green house ndetse n'uko ibimera birajya byitwaramo, bakaba bakongera urumuri bakarugabanya, aribo babigizemo uruhare. Gusa nubwo twavuze temperature cyangwa se ikigero cy'ubushyuhe n'ubukonje, ntabwo iki cyo cyonyine ibihingwa bikenera kugira ngo bibeho neza. Hari ikindi kintu gitangaje kandi kitagaragara kiba mu muyaga. Ubundi mu mwuka habamo amazi, ariko abantu ntabwo baba babasha kuyabona. Aya mazi tuyita humidity. Iyo iyi humidity iyongeye iteza indwara, kandi igabanyutse ituma ibihingwa bitangira kuma. None abahinzi ni gute batangira kugenda bagenzura humidity kandi batabasha no kuyibona? Imwe tugiye kuba twamenya mu kindi gice. Ibuka iyo ubyutse mu gitondo. Iyo ubyutse mu gitondo ibyatsi byose biba byuzuyeho amazi, ese uretse n'ibyo yaba n'imodoka ku birahure ndetse n'amazu haba huzuyeho amazi, kandi nta mvura yaguye nta n'umuntu wayasutseho. None biva hehe? Igisubizo ubundi ni umwuka uba ufitemo amazi ubwayo. Ushobora kumva bidashoboka, gusa wa mwuka uba ukuzengurutse ubundi wo ntabwo uba wumye cyane nk'uko ubitekereza. Ndetse n'iyo yaba ari ku gihe cy'izuba, umwuka ufitemo uduce dutoya tw'amazi kandi tutagaragara. Ibi ngibi abahanga nibyo bakunda kwita water vapor. Ayo ubundi aba ari amazi ari mu bwoko bw'umwuka. Ntabwo wayabona nubwo wayafata, gusa aba ari buri hamwe. Rero ingano y'aya mazi ariko yahindutse umwuka ni twitwa humidity. Tekereza humidity nka straw wire. Ubundi straw iyo yumutse cyane yakira amazi menshi, gusa iyo straw yuzuye ntabwo aba yakwakira andi mazi yongeyeho. Rero n'umwuka ni uko witwara. Iyo umwuka ukonje wakira ingano ntoya y'amazi,
kandi iyo ishyushye wakira ingano nini y'amazi. Gusa aya mazi ndimo ndavuga ni umwuka. Iyi niyo mpamvu za nce usanga zishyuha cyane ziba zifite humidity nini ugereranyije n'ahandi, kuko umwuka ushyushye ubundi ufata amazi menshi gusa ari umeze nk'umwuka. None ka dutekereze ngo ibi bigira izihe ngaruka kuri greenhouse. Muri greenhouse nk'uko tubizi haba harimo ibimera, kandi ibimera birahumeka nk'uko umuntu ahumeka, gusa byo bihumeka mu buryo bwabyo. Nk'uko twabyize kare, mu bibabi byaho habamo utwenge dutoya twitwa stomata. Utu duce twemerera carbon dioxide cyangwa se uyu mwuka uhumekwa n'ibihingwa kuba wafatwa uvuye mu muyaga cyangwa se mu mwuka, kandi utu twenge dushobora kuba twafasha amazi mu kuba yasohoka avuye mu bibabi. Rero iyo bigeze ku gihe cy'amanywa, izi stomata zifasha igihingwa kuba cyasohora water vapor cyangwa se y'amazi y'umwuka, bigatuma aya mazi yisanga mu mwuka wo hanze. Ibi ngibi rero nibyo abahanga bita transpiration. Gusa iri jambo ntirize kugukanga, kuko ibi ngibi twabyita nka gutya ikimera gitangira kubira ibyuya. Ntabwo twabyita ko bimeze nk'uko umuntu yabira ibyuya, gusa biba bifite impamvu ndetse n'intego zimwe. Ibi bituma umuntu agomeza yumva ameze neza, kandi ni kimwe n'igihingwa nacyo kiba cyumva kimeze neza, bityo bituma temperature iguma imeze neza nta kibazo. None tekereza igihingwa cy'urunyanya gisohora amazi make ugereranyije, kandi aha nta kibazo. None tekereza hari ibimera wenda 5,000 by'inyanya, kandi byose biri muri greenhouse imwe, kandi buri kimera kigenda gisohora amazi makeya buri sawa kugenda ishira, kandi uko umunsi ugenda ushira, iki gihe birangira wa mwuka urimo imbere utangiye kuzuramo water vapor nyinshi cyangwa se y'amazi yahindutse umwuka. Iki gihe rero birangira humidity twavuze yiyongeye cyangwa se ingano y'amazi yahindutse umwuka. Mbere na mbere bitangira kuba ikintu kigira akamaro kandi gifasha cyane, kuko nyine ibihingwa bitangira kuba bifite temperature cyangwa se ingano y'ubushyuhe imeze neza, ndetse n'ibibabi byabyo bikomeza kugenda bifite ubuzima bwiza, kuko bigusohora amazi atafite icyo amaze igihingwa. Gusa uko humidity igomeza kugenda yiyongera itangira guteza ikibazo. Biba bimeze nko kuba bafite imyenda itose ukayanika mu nzu, kandi amadirishya yose n'ibintu byose n'imiryango bigiye bifunze. Iki gihe imyenda bitangira kuyifata igihe kinini kugira ngo itangire kuma, kuko umwuka urakonja cyane kandi utangira kugenda winjira igihe kinini, ndetse ugatangira kwinjira ari mwinshi. Rero no mu bihingwa bimwe utangiye kugenda ugira ingano nyinshi y'amazi muri wo, amazi nagatangiye kugenda yahinduka umwuka nk'uko byari bisanzwe, biva ngo y'amazi atangiye gusohoka mu bibabi nk'uko byari bimenyerewe. Rero iki gihe uko ibihingwa byatangira kugenda byikonjesha, bitangira kugenda bigorana, kandi bigorana nabi kurushaho. Ubundi humidity iyo yatangiye kwiyongera, biba bitangiye kuba indiri cyangwa se urugo rw'ibihumyo, ibihwagari, hadona ko ibyobo ndetse n'amabagiteri agiye atandukanye. Impamvu rero ibingibi bikunda ahantu hameze gutya ni uko bikunda ahantu hashyushye ndetse kandi hakaba hanatose, kandi humidity iki gihe iba yatangiye kwiyongera cyane, bityo bigatuma aho hantu haba hatose kandi hashyushye. Iki nicyo gihe rero utangira gusanga ibihingwa byatangiye kugenda birwara, ndetse bigatangira kugenda bihindura amabara cyane cyane ku mababi, ndetse n'imbuto zigatangira kugenda zibora. Iki gihe birangira rero ibimera byose biri muri greenhouse bitangiye kugenda birwara, ndetse kandi iyi niyo mpamvu buriya abahanga benshi ndetse n'abantu bagenda bita ku bijyanye n'ibimera bakunda gupima temperature na humidity byose icyarimwe muri greenhouse, kuko iyo humidity itangiye kwiyongera, abahinzi batangiye kugenda bafungura za venti, hanyuma wa mwuka usanzwe ukonje ugatangira kugenda usohoka, nako wa mwuka ushyushye urasohoka, hanyuma ukonje ugatangira kwinjira. Aha batangiye no gufungura amavandarateri kugira ngo umwuka utangire kugenda usohoka, ndetse n'undi winjira mu buryo busanzwe kandi bumeze neza. Mu ma greenhouse ameze neza habamo n'amakompiyuta aba yagena nimba za venti twavugaga
ndetse n'amavandarateri ndetse na bwa buryo twise misting cyangwa se watering systems ibigenzura bigendeye no kuri humidity cyangwa se temperature igiye ihari. Ibi ngibi rero bimeze nk'aho greenhouse ubwayo iri kwitekereza, gusa si ukuri, ahubwo computer iba yarashyizweho kandi yarahawe amabwiriza yakozwe n'abantu kugira ngo igende igenzura uburyo za vandarateri zigomba kwikoresha. Gusa ibimera ntabwo bituma hazaho ubushyuhe gusa mu kirere, ahubwo bishobora kuba byatuma umwuka unakonja. Ibuka icyo twavuze cyitwa evaporation cyangwa se kuba wafata amazi akaba yahindukamo umwuka. Rero iyo amazi asigaye mu bihingwa asigayemo nk'umwuka wahindutse wavuye mu mazi, kwa kundi amazi yahindutse mu mwuka, bituma igihingwa kidashyuha cyane, bityo bigatuma igihingwa gikonja. Gusa ubundi ibihingwa bisanzwe bifite uburyo bwose ndetse busanzwe buri kamere bwo kuba bwakwikonjesha ubwabwo. None kandi dutekereze nk'ama greenhouse abiri atandukanye. Iya mbere ifite humidity isanzwe imeze neza, umwuka mwiza uri kugenda winjira ndetse kandi n'amababi aracyameze neza nta kibazo afite. Mbega muri make ibihingwa bimeze neza. Indi greenhouse nta bintu na bike bakoresha kugira ngo ibe yakonja cyangwa se isigasire wa mwuka ugiye winjiramo n'usohokamo imbere, bityo mo imbere hagiye hashyushye cyane. Hahandi rero usanga ibihumyo bitangiye kumera ndetse mo imbere hatangiye kugenda hamera neza, hamera nabi kurutaho. Indwara nazo ubwazo zitangira kugenda zingiramo imbere kandi zitangira kugenda zihererekanya ibihingwa ku bihingwa. Itandukaniro si imirama yakoreshejwe, itandukaniro si ubutaka, ahubwo aho izo greenhouse uburyo ziteyemo nicyo kintu kibusanya. Guhinga ntabwo ari ukuba gusa twita ku mirama, ahubwo no kugenzura buri kintu cyose kigenzura kandi cyegereye ibihingwa byacu, cyane cyane ku mirama. Aha ngaha niyo mpamvu ugomba kwita kuri temperature cyangwa se ikigereranyo cy'ubushyuhe, kwita ku rumuri ndetse n'ingano yarwo yinjiye, kwita ku mazi ndetse n'umwuka kugenda winjira uko ubushyuhe bwiyongera cyangwa bugabanyuka. Ndetse ukita kuri ya mazi atagaragara agenda ari kugenda mu kirere anyuze mu mwuka, ariyo twise water vapor. Greenhouse ubundi iba irenze inyubako isanzwe, ahubwo ni ahantu umuntu agomba kwitiraho ibinyabuzima. None hano dukanye ikindi kibazo. Niba abahinzi bagenzuye buri kimwe, ubwo bisobanuye yuko imbuto n'imboga zishobora kuba zanamerera hagati mu butayu, cyangwa zikaba zamerera ahantu hasanzwe hakonja cyane birushijeho. Igisubizo ni yego. Rero ubu ngubu bagomeje kumenya ndetse kandi bamaze kumenya neza siyansi ikoreshwa muri greenhouse. Wamenye yuko urumuri rwinjira mu kirahure, hanyuma ibihingwa n'ibimera bigafata rwa rumuri rukarundiramo ubushyuhe, hanyuma greenhouse nayo ubwayo igatangira kugenda igabanya urumuri rw'ubushyuhe bushobora kuba bwahungabanya ibyo bimera birimo imbere. Wamenye neza ko abahinzi bagenzura ingano y'ubushyuhe bakoresheje vandarateri cyangwa se ubundi buryo kugira ngo ishyuhe nako ikonje, kugira ngo hatagira ikindi kibazo kiza guterwa n'ubushyuhe bwinshi cyangwa se ubukonje bwinshi. Ese kandi wamenye yuko bagenzura humidity cyangwa se ingano y'amazi aba ari mu mwuka kugira ngo batume ibimera bigomeza bifite ubuzima bwiza. None ikibazo wakabaza ngo ni ukubera iki tugomba gukoresha izi greenhouse? Igisubizo kiroroshye. Ni ukubera ko kamere itagenzura neza ibihe by'uko tugomba guhingamo ibimera byacu, kandi twebwe tugomba kuba twabona ibihingwa ndetse n'ibiryo igihe cyose tubishakiye, kuko twebwe ntabwo tugendana n'igihe cy'ikirere. Kuko nk'uko bigaragara ntabwo wahinga nk'inyanya mu gihe cy'itumba, kuko hanze haba hakonje cyane. Icyo gihe wajya wisanga nk'inyanya zatangiye gupfa. Ariko ukoresheje greenhouse igihe icyo ari cyo cyose ushobora kuba wahinga ibimera uko ubishatse ndetse n'igihe cyose ubishakiye. Ndetse n'ahantu hakonje cyane byagorana kuba wahinga ibintu bidasabwa kubihinga mu gihe gikonje nako gishyushye. Ariko ushobora kuba wakoresha uburyo wakoresha muri greenhouse kugira ngo aho hantu hakonje
bityo ibyo bimera byawe bikure neza. Iyi niyo mpamvu ibihugu byinshi birimo biragenda byeza imboga ndetse n'ibindi bihingwa mu ma green house, ukabona nabo babihinze mu gihe batagombye kubihingiramo ugereranije n'ibihe bihari by'ikirere. Aha ngaha niyo amazi atabaye menshi uko bishoboka, bashaka uburyo babona amazi hanyuma bakuhira, gusa buhiriye muri green house. Green house zimwe na zimwe bagiye bazikora mu buryo zikoresha amazi makeya ugereranyije n'imirimo isanzwe gakondo twikoreshereza. Ubundi iyi niyo mpamvu ituma ama green house aba ingirakamaro cyane muri iyi si ya none. Ubundi abahanga batekereza yuko mu mwaka wa 2050 isi ishobora kuba izaba ituwe n'abantu barenga biliyoni 10 cyangwa se begereye biliyoni 10. Aba ngaba rero ni ingano nyinshi y'abantu kandi byajya bisaba igihe kinini cyo kubagaburira. Rero kugira ngo ubone ibiryo byinshi kandi bihagije, niho bitangira kujya uba ufite ikirere cyiza, kandi ikirere cyiza ntabwo twebwe tukigena. Niyo mpamvu rero biba bisaba uburyo bwiza bwo kuba wahinga ukoresheje green house. Uretse n'ibyo ngibyo, green house bazanafasha n'ibihingwa kuba zabirinda imiyaga myinshi yabivuna, imvura ihambaye cyane kandi nyinshi, ndetse na bya byonyi byazonaga cyane cyane nka twa dusimba dutoya, kuko nyine icyo gihe ntabwo tuba twakwinjira nk'imbere muri green house. Kandi mu gihe bya byonyi byinshi twabigwanije, icyo gihe bivuze ngo n'abahinzi bazajya bagura imiti mikeya yo kwica twa dusimba. Ubwo bivuze ngo icyo gihe n'amafaranga yashorwaga cyane atangira kugenda agabanyuka. Ikindi cyiza kibirimo ni uko ibihingwa bitangira kugenda bikura, kuko yaba ubushyuhe bw'ingenzi, amazi ndetse na buri kimwe cyose gitangira kugenda kiboneka uko umuntu yabishatsemo. Iki gihe uko ibintu bigenda bikura vuba ndetse n'ibihingwa bimeze neza, batangira kugenda basarura umusaruro mwinshi kandi uhagije. Gusa n'utegetse ko green house bikora ubwayo yonyine. Green house imeze nk'igikoresho, ni nk'uko utakoresha computer yonyine, haba hari umuntu runaka uyifitiye ubushobozi ugomba kuyikoresha. Rero na green house ikenera umuntu wo kuyitaho. Uyu yitaho aba ari abahinzi bashaka kuba bagena ese ni ubuhe bushyuhe burimo imbere, ese ni ubuhe ingano y'amazi arimo ayinjiramo imbere, ese ibihingwa bimeze neza. Buri kintu cyose bacyitaho bareba n'indwara zishobora kuba ziri imbere muri green house. Ese kandi buri bintu byose ikenera, ifumbire ndetse n'ibindi byose bagomba kubyoherezamo imbere kugira ngo ibihingwa bikomeze bikure neza. Aha rero niho biba byiza tekinoloji ikoreshejwe ifatanyije n'ubwenge bwa muntu kugira ngo bakore ikintu cyiza kandi gihambaye. Ese kandi iki gitekerezo cyakoreshejwe nacyo isi ikoresha kugira ngo abantu bagomeze bashyushye mu buryo busanzwe kugira ngo abantu babashe kubaho neza. Ubundi umubumbe wacu twavuga yuko ufite nk'ikintu kinini kiwuhishe gikoze mu myuka nka water vapor, carbon dioxide ndetse na methane. Iyi myuka ifasha urumuri kuba rwakwinjira, kandi isi ishyushye cyane itangira gusohora umwuka ushyushye uyuvana ku isi. Gusa umwuka wose usohoka kuko wari usigara ku isi, bityo bigatuma isi ihora ishyushye ndetse n'ibimera bimwe na bimwe bishyushye. Ibi ngibi rero nibyo tuba twakwita green house effect. Yaba ibi ngibi bitabagaho, ubundi ubushyuhe buri ku isi bwajya bungana na °C 18 gusa ziri negativu, n'icyo gihe tukaba turi °C ziri munsi ya 0, tukisanga muri minus. Iki gisi yabikonje cyane, kandi uko dusanga tubimenyereye ubundi isi isanzwe ifite °C 15 kandi ziri positive. Bigatuma ubushyuhe bw'isi bukomeza buri ku kigero kingana kandi cyiza. Bigenze gutya nta green house effect ihari, imigezi niho yatangira kugenda ikonja, ese ibihingwa byinshi bigatangira kugenda bikonja cyane bikarangira binapfuye. Iki gihe rero nta buzima bwaba bukibaho. Itandukanye riri hagati ya green house isanzwe ndetse n'isi ni uko ubundi green house ikoresha ibirahure bikingira kugira ngo igenzure ubushyuhe, ariko isi yo ikaba idafite ibyo birahure, ariko ikoresha imyuka ndetse n'amagezi menshi igiye ifite kugira ngo igenzure ubushyuhe. Rero ubu buryo bukora kimwe, gusa ntabwo ari bumwe ubundi. Kumva ibi ngibi ndetse n'itandukaniro hagati y'ibi ngibi bituma abantu bamenya neza ubundi impamvu ibihe by'ikirere bibaho, ndetse kandi abantu bakagenda bamenya neza
uburyo gaze zikoreshwa muri greenhouse zigomba kwitabwaho. Rero igihe cyose urajya ubona greenhouse ukajya ubona nk'ikirahure gusa, ahubwo ubona nk'ahantu iyi siyanse yafashe ikahakora neza kandi ikayitaho, ndetse ahantu urumuri rwahindutse ibiryo ku bimera, ndetse ahantu ubushyuhe butazwi ndetse butagaragara bufasha ibimera kubaho kandi bigakura neza. Kandi uhabone nk'ahantu abahinzi bakura ibiryo byo kuba bagaburira imiryango yabo ndetse n'indi miryango yose igize isi. Rimwe na rimwe ubushakashatsi ntabwo aba ari ikintu kigaragara cyane cyangwa se gikomeye cyane, ahubwo kiba kiri no mu mirima yacu twe tutitayeho. Niyo mpamvu rero biba byiza kugenda wita kuri buri kantu kamwe, kandi buriya igitangaje ni uburyo ibintu bimeze gutya byamera kandi biri imbere mu nzu. Wakoze kureba iyi video, njye ni iFabrics. Niba wakunze video yacu cyangwa se ugashaka ibindi bintu tukugezaho buri munsi, kugira ngo ubitumenyeshe, kandi ikintu cyose wabona gisa nk'ikidatekanye cyangwa se igitekerezo ufite cy'uko twagukoraho video ubutaha, ubitubwire. Channel yacu ni iFabrics, kora subscribe niba ushaka no kumenya ibindi byinshi ugenda utubwira, twe duhora duhari. Murakoze.